twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo adukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 14 Mata 2024. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugeza ku 15, wa 17 kugeza ku 19. Muri iyo minsi Petero abwira rubanda ati, Imana ya Aburahamu, ya Izaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu, yakwije umugaragu wayo Yesu mwebwe mwatanze, mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko babarekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turi abagabo bo kubihamya. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwabikoze mubitewe n'ubujiji kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ityo ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere yuko biba, ko Kristo yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 4. Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho. Igihe ntabaje jya unsubiza mani ndenganura, mu magorwa ni wowe unkura haga. Gira ibambe wumva amasengesho yanjye. Hari benshi bajya bavuga ngo ninde uzaduha guhirwa. Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho. Kubera ko wankungahaje ndaryama ngasinzira, kuko wowe wenyine Uhoraho ungumisha mu mudendezo. Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho. Isomo rya kabiri ryo muri ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Twana twanjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura. Ariko naho umuntu yacumura, dufite umuvugizi imbere y'Imana Data, ari we Yezu Kristo intungane. Ni nawe gitambo cy'impongano y'ibyaha byacu, ndetse atari ibyaha byacu byonyine, ahubwo n'iby'isi yose. Dore icyo tumenyeraho ko tumuzi, nuko dukurikiza amategeko ye. Uvuga rero ati ndamuzi, ariko ntakurikiza amategeko ye, aba ari umubeshyi, kandi nta kuri kuba kumurimo. Naho ukurikiza ijambo rye, muri urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 24, murongo wa 35 kugeza kwa 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bavuye Emawusi, batekerereza intumwa na bagenzi babo ko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yezu ubwe aba nguyu ahagaze hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati, ubwoba bwose mufite n'ubw'iki, kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni njyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. Noneho arababwira ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje. Aracyakira, akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati, nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe nti, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati, handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi iganza iteka iwacu. Amasomo kintu byacu duteguriye kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika araryoshye cyane. Ubwo agiye gutuganisha ku mukiro mu ngingo remezo igira iti, ninkora kuri Yezu ndakira.
bityo nawe uze gukora ku buryo ukora kuri Yesu, ubundi ugira ute, ubundi ukire. Ninkora kuri Yesu ndakira. Ubundi iyo tuvuze ngo gukora kuri Yesu, hari igihe ushobora kumva nkaho ari ugufata ku mubiri we lotushe, nyamara gukora biganisha ahantu henshi cyane. Nifuje gukora ijambo ry'igifaransa kuko niryo rigiye gusobanura ibyo agiye kuvuga, ryitwa contact. Kugirana kwa contact na Yesu. Yesu kugira ngo akize abantu agira uburyo akora nabo contact. Yesu ashobora gukora contact mu gukiza, akavuga ijambo rimwe rigahita rikiza uwo muntu, kimwe nuko yajya kumukoraho ubundi uwo muntu agahita akira. Ahantu hatatu ngiye kubanza gukubwira uhatunganye neza kugira ngo nawe nukora kuri Yesu ukire. Ahambere ni mu bitekerezo. Buri ibitekerezo byawe yari byiza bigera heza, bari gukora nyine ku Mana, bigakora ku ijuru. Yari birumvika nawe aho bari gukora nawe uhita uhibwira. Aha kabiri ni amagambo meza, burya abari kuzana Imana iwawe. Aha gatatu noneho ni ibikorwa biberamo byinshi. Ibikorwa nibishobora kugaragarira amaso yacu, cyane cyane ya myanya 5 y'ibyumviro: ururimi rudufasha kumva impumuro, amaso adufasha kubona, amatwi adufasha kumva, amazuru adufasha kumva urukarango, ndetse lotushe cyangwa uruhu rudufasha kumva badukozeho. Zose ni za contact. Ariko nanone akantu gakomeye mu byewe ukiteho undi mwanya ni umutima umenya kwakira Yesu, umutima umenya kubona ibimenyetso bya Yesu, ukabona Yesu kandi ukagira gute, ukamwemera. Aya masomo rero nawe kugufasha nyuma yo kukwibutsa uburyo bwose bushoboka wakora kuri Yesu, wakumva Yesu, wabona Yesu, iyo contact na Yesu, nawe isengesho ryawe rigere riti ninkora kuri Yesu ndakira. Ibintu bine tugiye kuvuga ni incamake y'byumweru 3 tumaze bya Pasika, biza kudufasha kugororokera Nyagasani no kumubera abahamya. Uko tugenda dutambuka muri ibyo byumweru bya Pasika, bigufasha kongera kubera Kristo umuhamya. Nukora kuri Yesu urakira. Icyumweru cya mbere cya Pasika nayo kimenyetso cya mbere twabonye, twazirikanye cyane ikimenyetso gikomeye Yesu wazutse yatanze, nta kindi nimva irimo ubusa, le tombeau vide. Cyo kimenyetso ari Maria Magdalena wazindukiye kumva agasanga ari ubusa, ari na ba Petero ndetse na Yohani nabo bagasanga imva irimo ubusa, ariko ntibyabujije abashidikanya gukomeza bagenda bashidikanya. Cyo kimenyetso cyaratambutse cy'imva irimo ubusa, abantu bakomeza guhimbahimba ibinyoma bati barabeshya, bamwibye, ntabwo yazutse. Ariko icyo kimenyetso bamwe baracyemeye, abandi ntabwo bacyemeye. Bamwe barahakanye, abandi baremeye. Ikimenyetso cy'imva irimo ubusa. Ikimenyetso cya kabiri twakibonye ku cyumweru cyashize, icyumweru cy'impuhwe z'Imana, la miséricorde divine, aho twabonaga noneho ikimenyetso cya kabiri cyitwa des apparitions, amabonekerwa. Yesu wazutse akabonekera Maria Magdalena, Yesu wazutse akabonekera intumwa ze. Noneho cyo kimenyetso none cyerekeza kubigishwa ba Emawusi, nabo bamaze kubonekerwa na Yesu bari mu nzira basubiye iwabo. Kubera iki? Bari bihebye, deception. Ariko Yesu akabagaruramo ibyishimo, nuko bagasubira he Yerusalemu mu butumwa. Ariko batubwira ko abo babwiye nabo batemeye, nibwo Yesu azongera kwigarukira nk'uko twabizirikanye kuri iki cyumweru kugira ngo babwire. Yesu wazutse agira n'uburyo yenda abonekera be. Uko kubonekera be rero bamwe barabyemera, abandi bagahakana. Nibisanzwe. Ikimenyetso cya gatatu anacyo gikomeye cyane, noneho nicyo twakiriye kuri iki cyumweru cya gatatu. Kw'ibyumweru bigenda bikurikirana, Yesu agenda arusha kugenda tubonekera. Yesu nanone nyuma yo kumva ko hari ababyemeye, hari n'abandi batabyemeye ko azutse, none hari kuza akabonekera intumwa ze mu kubakomeza. Agiye kubaha ibimenyetso bigira bite, bibakomeza. Twabyita conviction, gushimangira, kugira ngo barushe kuba bemezi aho kuba bahakanye. Ndifuza cyane kujya ku kimenyetso cya kane kiranga Yesu Kristo wazutse. Icyo kimenyetso cya kane cyitwa ubutumwa. Yesu wazutse ntabwo ari imva gusa irimo ubusa, ntabwo ari amabonekerwa gusa, ntabwo ari gushimangira, kwemeza gusa, ahubwo abamaze kwemeza abaha n'ubutumwa. Ubutumwa bwo kujya hehe? Kumwamamaza mu isi yose. Icyo kintu bita ubutumwa, la mission. Ubutumwa rero bukaba ari ubugira ngo twese dukire, ubutumwa bwo gukiza abantu, ubutumwa bwo kurokora abantu, ubutumwa bwo gucungura abantu. Ubutumwa bwa Yesu bukuye mu ijambo ryitwa gukiza. Harimo kunga abantu, kubabarira ibyaha, gutanga imbabazi n'ibindi byinshi cyane. Yesu
wazutse nyuma yo kudukomeza aduha n'ubutumwa bwo kugira ngo natwe tumufashe gukiza. Kumvise mu isomo rya mbere Petero ndetse n'izindi ntumwa bari kwamamaza Yezu Kristo wazutse, bashize ubwoba, baravuga bashize amanga, bavuga ukuntu byagenze n'abagambaniye Yezu Kristo. Akongera ati ariko ibyo ndabizi mwabikoze kubera ubujiji bwabo ni bw'ikivunge. Ndifuza kuvuga interuro isoza iri somo rya mbere yerekana uburyo intumwa zigomba kujya mu butumwa ndetse n'abandi bose Nyagasani akozeho. Nimwisubireho kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Amen. Kwabarirwa ibyaha, kwisubiraho, la conversion. Ngo umuntu umaze gutagatifuzwa, ngo umuntu umaze kwakira ibimenyetso bya Kristo, Yezu amaze gukomeza, noneho akamutuma. Biratwerekeza ku masakamento duhabwa, ya masakamento y'ibanze, batisimu, ukaristia ndetse no gukomezwa. Ya masakamento tumaze kuyabona, tuba tubaye bakuru. Yezu Kristo abashobora kujya gute kudutuma bwa butumwa duhereza. Nawe rero uze kureba ubutumwa bwo kugira ngo ibyaha bibabarirwe. Na Zaburi y'umunsi twakiriye, Zaburi ya 4, iratwerekeza ku rumuri Nyagasani agomba kuduha rutumurikira mu butumwa kugira ngo tujye kumwamamaza. Kwishingikiriza Imana, umuvunyi wacu, igihe ugeze ahakomeye ukumva ko Imana n'ubundi niza kurengera ikanakurenganura. Isomo rya 2 naho harimo ubutumwa Yezu aduheramo. Yezu witanzeho igitambo, impongano y'ibyaha, natwe aradukiza, aratubabarira. Iri somo rije ritwereka umuntu umaze kubona ibimenyetso by'Imana. Ikimuranga ni urukundo. Kristo wazutse aguha ubutumwa bwo gusakaza urukundo mu bandi, mu biremwa bye. Naho kurikiza ijambo rya Kristo, muri urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko. Amen. Ngiyo interuro ibumbiyemo umugambi Imana wo kuducungura, urukundo ngomba kugirira Imana ndetse na mugenzi wanjye, mu rwego rwo kugira uruhare mu umukiro Kristo atuzanira. Kuko ninkora kuri Yezu ndakira. No mu ivanjiri y'uyu munsi harimo ibabarirwa ry'ibyaha, la remission des péchés. Nyuma yuko Yezu wazutse atanze ibimenyetso ko twagiye tubizirikana, bamwe bakabyemera abandi bagashidikanya. Uyu munsi noneho Yezu ngo ubwe ari yiziye, none aje gutangira ibimenyetso kugira ngo noneho boye kuba abahakanya ahubwo bemeze. Nyuma yuko aje yatanze ikimenyetso, we ubwo ari yiziye. Hari amagambo avuze ati nimugire amahoro. Ubwo ngo bagagombye guhita bamumenya ati kuki mufite ubwoba, kuko Kristo nyine yatsinze. Nuko rero noneho arabereka kugira ngo babone, nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye. Yashaka kubereka bya bikomera afite uko ari 5. Nuko rero babigishwa bamaze kubona noneho ibimenyetso bifatika, des signes palpables, ngo batangiye kwishima, ngo ntibananyurwa nanone. None ikindi kimenyetso twumvise nyuma yuko Yezu Kristo bamubonye, bakamwumva, bakamukoraho, none hagiye kuba ikindi kimenyetso cyitwa gusangira nabo. Asangira nabo, ararya. Birerekeza ku Ukaristia, aho Yezu Kristo dusangira n'agatwiha, aho naho turamumenya. Ngaho tugomba kumenyera Yezu Kristo mu bimenyetso duhereza mu ijambo rye, muri Ukaristia. Ibindi bimenyetso agenda duhereza bikorwa by'urukundo, aho se n'ahantu tugenda duhurira na Yezu, tumumenya, dusangira n'abandi, tubana n'abandi neza kubera Imana. Nyuma yo kubakomeza noneho agiye kubaha ubutumwa ko twagiye tubizirikana bwo gukiza ibyaha, la remission des péchés, guhamya ibyerekeye no kwisubiraho niba barirwa ry'ibyaha. Amen. Iyo wakize ukagira ukwemera, nta nibwo Yezu Kristo nashaka kujya gute kugukiza. Yohani akunze gukoresha inshinga 3 zibumbiyemo ubutumwa bw'Imana n'ibimenyetso Yezu Kristo aduhereza: voir, croire, demeurer. Kubona Yezu, namara kumubona nkamwemera, no gushidikanya kubera n'ibimenyetso ampaye, hanyuma nkabana nawe, ubuzima kugumana nawe. Nanjye nongere nirebe aho ngeze nemera, ukwemera kwanjye aho gushingiye. Ibimenyetso byose Yezu agenda makuru rugendo, aho ndushaho kwemera cyangwa ndushaho kumuhakanye. Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru, ariko ndabizi niba ufite ukwemera guke, hari igihe byaza gutaha uri gupinga. Ariko niba ushaka gukwemera kwawe gukomeza kwiyongera, iyi nkuru ikurikirana ubushishozi, kuko Yezu nawe hari aho mujya muhurira akaguha ibimenyetso, kandi buri wese Yezu amuha ibimenyetso ku giti cye, ashaka kugira ngo wemere. Numara kwemera nawe umwemezi. Tu es convaincu et tu dois devenir convaincant. Uremera, ariko ntago bihagije kwemera, ni no kwemeza. Umunsi umwe hijya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rumwe ngo bagize ibibazo mu rugo rwabo.
igihe kiza kugera babura urubyaro. Urugo rero ngo rwari urw'abayisilamu. Umunsi umwe ngo uyu mugore aza kujya kugisha inama kuko yumvaga yihebye, yabuze urubyaro, yibaza uko azabigenza mu buzima. Nuko ngo ageze ku mujyanama wa roho, uwo mujyanama wa roho ngo akaba yari umukristo. Ku mujyanama wa roho ngo afata umusaraba arawumuhereza, aramubwira ati umusaraba ugende umanike mu cyumba cyawe kure cyane. Wa mujyanama wa roho aramubwira ati ndakubwiza ukuri, umusaraba uzagukorera ibitangaza, ugende uwutware uzagukorera ibitangaza. Nibigera saa 9 ujye uwunamira, ubundi uvuge ijambo uti Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Igihe kirekire byibuze ujye umara umunota umwe uri kubivuga, ubundi nurangiza gusohokera isubire mu mirimo yawe. Nuko wa mugore areba hirya areba hino, yumva neza neza uwo muti urasharira, yibaza uburyo agiye gukora kuri uwo musaraba, yibaza uburyo agiye kujya wunamira, yibaza uburyo agiye kuwujyana iwe, bizagenda bite, bizarangira bite. Wa mugore arabisha, afata icyemezo, yikoza hirya ashaka kuwanga, yikoza hino ashaka kuwanga, biza kujya yafata icyemezo ati nta kundi nyine umuti ukora urasharira. Agiye kugenda bimwe nk'umuti, dore ko atari wemera nyine gukora ku musaraba, umusaraba wa Kristo, umusaraba wa Yesu, kuko yari umuyisilamu. Nuko aragenda afata wa musaraba awujyana no mu rugo iwe. Wa musaraba ugejeje mu nzu koko arawumanika. Uyu mugore rero akaba afite ingeso yamubayeho karande yo kugira uburakari bukomeye, umujinya murandura nzuzi. Nuko akaba ngo yari afite ikibazo, yari yaratewe n'akana umugabo ngo yari yarazanye mu rugo rwe. Nawe nizere ko uri kubyumva neza, akana umugabo yazanye mu rugo rwe ngo umugore akarere. Umugore ariko akagafuhira, akagira umujinya n'umushiha bikomeye cyane. Ngo umwana ngo aza kugira icyo amukorera ikosa rikomeye, ngo wa mugore ngo yareguze umwenda mwiza mu isoko. Wa mwana agize atya ngo barawumwibye, bishoboke ko yagiye kugurisha. Wa mugore arakara bikomeye cyane, umujinya mwinshi cyane. Nuko aragenda afata wa mwana atangira kumukubita. Wa mwana atangira kurira. Wa mugore aza kwibuka ko ya saha igeze, wa mwana akiri kurira. Aragenda ngo ageze mu cyumba ngo atangira kunamira wa musaraba. Arebye hejuru asanga wa musaraba, Yezu uri ku musaraba, ngo asanga amarira ari gutonyanga. Nuko wa mugore agira ikibazo gikomeye, atangira kureba hejuru niba atari imitonyi y'imvura iri kugwa. Asanga nta mvura yigeze igwa, nta naho amazi yigeze aca. Wa mugore biramubabaza, ntabwo yongeye gusenga, ahubwo yabaye wo kureba ya mitonyi y'amarira. Nuko wa mugore ku wundi munsi wakurikiyeho umujinya ukomeza kumusya, uburyo uwo mwana yamugurishije imyambaro. Aragenda afata wa mwana, none atangira kumukubita bikomeye, aza kumuvuna akaboko. Nuko wa mugore arebye ku isaha abona saa 9 zirageze, ahita yihutira muri cya cyumba kugira ngo yunamire wa musaraba. Nabwo ahageze agiye gutangira kuvuga amagambo, ahageze asanga ya shusho ya Yezu, akaboko kavunitse kari kunagana. Wa mugore agira ubwoba bwinshi cyane, yajya kuvuga rya sengesho agatangira ahubwo akarira. Nuko undi munsi wakurikiyeho wa mugore noneho afatwa n'uburakari bukomeye kuko uyu mwana agiye kumwirukana mu rugo rwe kubera ibi bintu bisharira yamukoreye. Afata wa mwana, afata n'imyenda ye yose arazinga, ubundi aramwohereza wajya gutorongera iyo hirya. Nuko wa mwana aragenda, ari kugenda arira inzira yose. Wa mugore arangije kohereza wa mwana, yirukira muri cya cyumba agiye kunamira wa musaraba. Ngo agezeyo noneho asanga wa musaraba waguye hasi. Wa mugore arareba se ko nta wundi muntu ugera muri iki cyumba, ko ari njye gusa ugira urufunguzo rw'ahangaha, uyu musaraba niki cyatumye uhubuka ukagwa hasi. Ako kanya wa mugore afatwa n'ubwoba bukomeye cyane, ahita arasohoka yihuta akurikiye wa mwana ati nyaboneka cyangwa nkongera nkabona kuri uyu mwana nkamuzana, wasanga aricyo cyatumye umusaraba ugwa. Nuko aragenda ageze hirya asanga wa mwana atarambuka, ataragera kure. Nuko aramuzana amusubiza mu rugo. Guhera icyo gihe wa mugore afata ingamba z'uko ubwo abonye umwana agarutse agiye kumwitaho. Atangira mugurira utwambaro twiza, atangira aramugaburira, amwakira neza koko nk'umwana we. Nuko wa mugore agusha wa mwana neza, wa mwana nawe arishima amererwa neza. Wa mugore amaze kumugusha neza, wa mugore asubira muri cya cyumba kuri ya saha. Noneho agiye kubona abona igitangaza gikomeye, abona wa musaraba noneho uramanitse neza, na ka kaboko kasubiranye, abona noneho urakeye. Mbese yumva ibyishimo biramusabye, yumva neza aratangaye kubona ari uri mu rugo wenyine kandi ari ufite urufunguzo wenyine. Uyu musaraba guki uri kwisubizaho, ukongera ukikuraho, ukongera ukisubizaho. Uko akubise umwana umusaraba agasanga hari ikibazo wagize, yagereraho umwana neza agasanga wa musaraba umeze neza.
wa mugore neza neza, noneho umva ibyishimo biramusabye, noneho atangira kujya yasenga ati Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Igihe kiba kirekire arakomeza. Uzi ko igihe cyaje kugera nsimbutse gato, wa mubyeyi yaje gusama arabyara. Ntukomeze umbaza uburyo yaje guha umugabo w'ubuhamya bwa wa musaraba n'uburyo bari abisilamu, bitewe n'iki gitangaza abone hanga kuri umusaraba kwaho kuyu mwana, n'uburyo wa mwana yakomeje kugenda amurera kandi bikagenda neza. Ubu arishimye, urugo ni amahoro, babanye neza n'umugabo we, bamerewe neza kubera Imana, kubera Yezu Kristo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka nsoreze ku bintu bitatu biza kugufasha nawe kureba ibimenyetso mu buzima bwawe Yezu agenda kwihera, kuko buri wese yazagira ikimenyetso amuhereza. Icya mbere, wongere urebe ibimenyetso biri iwawe. Burya Yezu akora ku byo aduha ibimenyetso bifatika, kuko natwe dufatika nyine turi abantu, ubwenge bwacu buracagase. Na niyo mpamvu akora uko ashoboye kose muri gatigisimu ye akaduha ibimenyetso biza kudufasha gusobanukirwa. Nguwo umusaraba, ngiyi ishapure, ngaya amashusho matagatifu n'ibindi byose twakoraho kugira ngo bituganishe kuri we, bitwohereze kuri we. Signe de renvoi. Yezu nyine wazutse ajya n'ibindi bimenyetso aduha, ari ijambo rye, ari Ukaristiya. Yezu wihindura Ukaristiya kubera urukundo, n'ibimenyetso byinshi tutahema kumuboneramo. Nawe rero uze kureba ese ibimenyetso ufite mu rugo rwawe iyo ubikozeho nawe ushobora kwemera ko Yezu arimo. Nguyu umusaraba buri wese agenda akoraho kugira ngo dukire, ikimenyetso cy'umukiro. Mubyeyi, urebe mu cyumba cyawe niba hakiriho umusaraba. Uwo musaraba aracyariho, uracyawunamira, cyangwa Yezu yavuyeho kubera uburakari bwawe, kubera amafuti yawe, kubera kudurumbanya abandi, wajya kureba ugasanga Yezu yavuye ku musaraba. Icya kabiri twazirikana nuko Yezu Kristo wazutse agira buri wese uburyo amuhereza ibimenyetso. Ese wari uzi ko Yezu areba imbere n'inyuma, agakora ibigaragara n'ibitagaragara? Hari igihe uzasanga hari ingo nyinshi zidafite urubyaro atari ku bushake bwabo, ariko hari n'igihe Yezu kureba wa mugore we, wa mugabo we, wa mubyeyi we, akabona n'ubundi utashobora kurera umwana, nuko agategereza igihe uzafatira inshingano zo kwita no kuba utabyaye akabibura. Hari igihe Yezu aba ategereje ko azaguha urubyaro mu nda yawe bwite, amaze kukumenyereza, amaze kuguha ibimenyetso no kukwereka uburyo warera n'abo utabyaye bose. Yezu rero yabonye ushobora no kumenya kurera n'abandi utabyaye, aravuga ati ko kuriya muntu yakuze, uriya muntu koko yabaye convaincu, noneho aremera, nuko akaguhindura nawe umwemezi. Ntabwo ubutumwa bwacu ari ubwo kwita ku bo tubyara, kwita ku bo dufitanye amasano, kwita ku batugirira neza gusa, ahubwo no kuri abo ngabo bandi tudafitanye n'amasano, ukabasha kujya gute kubitaho no kubitangira, kubera ko Yezu Kristo twese aratureba ko turi abana b'umubyeyi umwe Yezu Kristo. Icya gatatu ngiye gusorezaho nuko Yezu mu buzima iyo agiye kuguha ikimenyetso, aguha ibimenyetso byose, ibifatika n'ibidafatika, ibyo wabona n'ibyo utabona byinshi cyane. Ariko hari Yezu mbere yo kugukiza indwara urwaye ku mubiri, abanza gushakisha uburyo bwose yagukiza kuri roho, akabanza kugukiza umushiha. Wagiraga umushiha, washihaguraga abantu bose muhuye ukababwira nabi, wari ufite umujinya w'umuranduranzuzi, Yezu agashaka kwanza gukira umujinya w'umuranduranzuzi kugira ngo ukize ya ndwara arwaye, kugira ngo ukize cya gifu, kugira ngo ukize wa mutima arwaye. Yezu agashaka uburyo bwose yabanza kugukiza uwo mujinya. Nibwo uzasanga ya shusho ya Yezu kuko yarakaye. Kubera iki? Kuko nawe hari abo warakariye. Ishusho ya Yezu uri kurira kubera iki? Hari nawe uri kuriza, hari abo uri gukubita, hari abo uri gushavuza. Yezu nawe nyine biramubabaza. Nguko buri wese mubyeyi ntukayisuzugure ibimenyetso byose Yezu aguha, kuko buri wese Yezu afite ukuntu yamugeneye ibimenyetso. Ariko se ni kangahe dutwarwa n'irari ry'isi, dutwarwa n'irari ry'ibintu, dutwarwa n'irari ry'umubiri? Nuko Yezu akifuza ko twabanza gukira ingeso nyinshi dufite, ari ingeso mbi, ingeso zitujyana mu mwijima, kugira ngo abone n'uburyo agenda dukiza. Kuko Yezu ntakiza gusa ku mubiri, ahubwo no kuri roho, kuko umuntu agizwe na roho n'umubiri nyine. Yezu rero hose arahakiza, kandi agira buri wese afite uburyo Yezu amuhereza ibimenyetso. Ariko se ni kangahe njya mbibona Yezu ningukoraho ndakira? Nawe nkwifurije gukora kuri Yezu kugira ngo ukire, urebe mu buzima bwawe utumenyetso, twaba duto twaba twinshi, Yezu adahama kukwereka, kukwiyereka, kugira ngo ube umwemezi, kugira ngo wemere, warangiza kwemera ukaba nawe umwemezi. Ngubwo butumwa bwa buri munsi, nguko kwabarirwa ibyaha byacu, nguko kwabarirwa umujinya, ukababarirwa ubugugu, ukabarirwa ubugome,
kuko Yesu agukunda, ni wowe yaziye kugira ngo uhe ibimenyetso bya buri munsi. Yesu nigukoraho ndakira. Mugire icyumweru cyiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Niyemeje kuba uwawe, naje